Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya gatanu cya Pasika, tariki 2 Gicurasi 2024. Uyu munsi turahimbaza Mutagatifu Atanazi mu kinyejana cya gatatu ndetse n'icya kane. Ubwo tumwibuka hari hadutse inyigisho z'abayobe, abahakanyi, cyane cyane witwa Ariusi, ubwo yakwirakwiza inyigisho zavuga ko Yezu atari Imana. Ba Atanazi cyane cyane mu nama yabereye Inise, bari mu bagiye bahamya uburyo Yezu Kristo ari Imana. Imana yigize umuntu, umwe mu bapersona batatu, abitwa Atanazi, abisunze uwo mutagatifu. Mugira umunsi mwiza. Isomo rya mbere mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, umutwe wa 15 murongo wa 7 kugeza ku 21. Ikibazo cyerekeye abanyamahanga cyasuzumirwaga mu ikoraniro ry'i Yerusalemu, kimaze gukurura impaka z'urudaca. Petero niko guhaguruka arababwira ati, bavandimwe, muzi ko kuva mu ntangiriro Imana yantoranyije muri mwe kugira ngo namamaze inkuru nziza mu banyamahanga, maze nabo baremera. Ndetse n'Imana imenya imitima yabitangiye icyemezo igihe bahaye Roho Mutagatifu kimwe natwe. Ntiyabatandukanyije natwe, imitima yabo yayisukurishije ukwemera. None rero ni kuki mushaka kugerageza Imana mukorera abo bigishwa umutwaro abasekuruza bacu ndetse natwe ubwacu tutabashije kwikorera? Byongeye kandi twemera ko twakijwe n'ingabire ya Nyagasani Yezu kimwe nabo. Nuko ikoraniro ryose riratuza, maze batega amatwi Pawulo na Barinaba, babatekereza ibimenyetso n'ibitangaza Imana yabakoresheje mu banyamahanga. Barangije kuvuga, Yakobo afata ijambo agira ati, bavandimwe nimunyumve. Simeon amaze gutwibutsa ukuntu kuva mu ntangiriro Imana yagendereye abanyamahanga, ikabatoranyamo umuryango uzubahiriza izina ryayo. Ibyo bikaba bihuje n'ibyavuzwe n'abahanuzi, nk'uko byanditswe ngo, nyuma y'ibyo nzagaruka nongere nubake inzu ya Dawudi yasenyutse. Ahasenyutse nzahubaka bundi bushya, maze nyahagarike, kugira ngo abarokotse bazashakashake Nyagasani, kimwe n'amahanga yose izina ryanjye ryamamarizwamo. Uwo ni Nyagasani ubivuze, we urangiza imigambi ye isanzwe izi kuva kera kose. Nicyo gituma mbona ko mudakwiye gutera imitima ihagaze abo mu mahanga bagarukira Imana, ahubwo tubandikire gusa ngo birinde guhumanywa n'ibigirwamana n'ubukozi bw'ibibi, birinde kandi kurya inyama zanizwe n'amaraso. Naho Musa kuva kera umujyi wose awufitamwo abigisha ibye, kuko kuri buri sabato babisomera mu masengero. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 96. Nimwamaze mu mahanga yose ibitangaza by'Imana. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, isi yose niririmbire Uhoraho. Nimuririmbire Uhoraho, musingize izina rye. Uko bukeye mwogeza agakiza ke, nimwamamaze ikuzo ijya mu mahanga, n'ibyiza bye mu miryango yose. Nimuvuge mu mahanga muti, Uhoraho ni umwami, yashinze isi yose ntihungabana, imiryango yose ayicira urubanza rutabera. Nimwamamaze mu mahanga yose ibitangaza by'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 15 murongo wa 9 kugeza ku 11. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa bati, uko Data yankunze niko nanjye nabakunze. Nimugume mu rukundo rwanjye. Nimwubaha amategeko yanjye, muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nubaha amategeko ya Data, maze nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiye ngira ngo ibyishimo byanjye bibabemo, kandi ngo ibyishimo byanyu bisendere. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ibyo mbibabwiye kugira ngo ibyishimo byanjye bibabemo, kandi ngo ibyishimo byanyu bisendere. Amen, amen. Urakoze Yezu kuza kuduhumuriza no gutugera neza buri munsi. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nyagasani yongeye kuduhamagara kugira ngo aduhurize hamwe, twunge ubumwe nawe, tubane nawe, kuko nta handi wabona umukiro usibye muri Yezu Kristo. Yezu Kristo ni utanga ibyishimo nyakuri, ni utanga amahoro nyakuri. Nanjye ningana kwa Yezu ndaza kuvayo navomye ibyiza. Muri aka kanya ndifuza gusuhuza abantu babiri. Uwa mbere ngiye gusuhuza ngo ni umugabo utaravugirwagamo mu rugo rwe, ku buryo ari umwana ari umugore nta numwe wongeraga kuvuga yabaga ageze mu rugo. Ngo bakabare bamuhimbye rya Kadafi, kubera ko nta wundi ushobora kumufatana ijambo, niyo gusa ugomba kuvuga mu rugo.
abitwa bakadafi ndabasuhuje. Uwa kabiri nsuhuza ngo ni umuyobozi wakundaga gutwara ibyemezo mu mufuka, imyanzuro mu mufuka, nuko akajya gukoresha inama, agakoresha inama ariko yitwaje ibyemezo mu mufuka. Ngo abakecuru baza kumwita musoni kubera ko bari bumvise amateka ko hari uwitwa umunyagitugu wabayeho mu mateka witwa Musolini. Nuko abakecuru bati uriya nta wundi, uriya ni Musoni. Ubwo rero Musoni ngo umunsi umwe yakoresheje inama, amaze kuva mu nama nyine bya bisubizo yaratwaye mu mufuka ya myanzuro n'ubundi amaze kuyitura ku baturage. Nuko ageze mu rugo ahura n'akabaro kamubwira ati uyu munsi wandika ibaruwa yo kwegura, uyu munsi ntukiri umuyobozi. Ngana atekereza ya myanzuro yarapakiye mu mufuka yarunzeho abaturage be, ari buze kwigenza ate ko ubuyobozi busezereye. Bakadafi ari ba Musoni, navugaga Musolini, ndabasuhuje bayoboke b'Imana, kuko akenshi twagiye twima abandi ijambo tukaza tuje gutegeka gusa igitugu, kubuza abandi amahwemo. Uyu munsi amasomo y'uyu munsi arimo inzira nziza yo guha abandi ijambo. Mu ijambo ry'igifaransa tugiye gukoresha ana ngingo remezo yacu yitwa ngo droit d'expression, bita ngo uruvugiro. Ngintego yacu uruvugiro, kureka abandi bakavuga, guha abandi uburenganzira nabo bakavuga, kwisanzura. Rero uwo mwegeranye uze kumusaba ijambo uti reka nanjye mvuge, reka mugenzi wavuge, reka mpe mugenzi wanjye ijambo nawe gira icyo atubwira. Akenshi uzasanga tujya dupfukirana bagenzi bacu bikaza kurangira dukennye. Gupfukirana abandi bizana ubukene, droit d'expression. Ubukene ntabwo ari ukuri ibi bintu bifatika, ahubwo navugaga ubukene bwo mu mutwe, pauvreté mentale, aho mva wihagije ku bitekerezo, aho mva wihagije ku bintu byano ku isi, bityo ukanga ko n'abandi nabo baguha igitekerezo. Uko no gukena, mbega abakene baraha, mbega ba Musolini baraha, abanyagitugu gusa n'abandi benshi cyane bagiye baduka mu ngo zacu, mu miryango yacu, muri groupe zacu, bategeka gusa, bari mu bavuga ikijyano kibazaho rya bigakuyobera, batugarika abantu. Koko Yezu naza agasanga ugikomeje gutugarika umuryango we, kandi wagombye kuwuha umwanya, ubwisanzure, bakavuga uruvugiro, droit d'expression, kurekunda akavuga. Iryo niryo somo tuza kwakira uno munsi. Twumvise mu isomo rya mbere uburyo Petero uhagarariye izindi ntumwa atanga urubuga rwo kuvugiramo. Uruvugiro, twumvise ikibazo cyari cyavutse mu ikoraniro rigari, ikibazo cyerekeye no kugenwa la circoncision. Iki kibazo cyerekeye umubiri, ariko kikaba kije mu nama nkuru yabereye i Yerusalemu ahagana mu mwaka wa 49 cyangwa 50 nyuma ya Yezu Kristo. Nuko rero bagakora inama bakicarira ikibazo. Turabumva bari mu nama, noneho bagera mu nama buri wese akagira icyo avuga kuri icyo kibazo, intervention. Ako kantu umubyeyi kureka buri wese akagira ikintu avuga ntawe mfukiranye. Petero rero arabitanga mu rugero, ugafata ijambo akabaha umurongo bagomba kugenderaho wo kugurira abanyamahanga irembo ryo kwemera, ubundi bagakira kuko Imana yarabatoye nabo. Kumvise ibi biganiro bari kugirana ngaha, kuganira droit d'expression. Petero akabanza gufata ijambo, kwa mwumvise. Aba kabiri ni Paulo na Barnaba, nabo bari kugaragaza ibitangaza Nyagasani yakoranye nabo mu banyamahanga. Hanyuma bakurikije ngo Yakobo afata ijambo ati nimunyumve. Ako kantu ikindi nafasha kwa Yakobo nuko yongera kugaruka ku byo Petero yamaze kuvuga, nkuko Simeoni maze kuyivuga. Bishoke ko Simeoni ari Simoni Petero uyu wari umaze kuvuga, bityo akabanza akamwubaha. Buryo umuntu agiye kuvuga, ikinyabupfura kidutegeka ko iyo dufashe ijambo tubanza nanone gusigasira ijambo batubanjirije bafashe. Abatubanjirije bakoze iki ngo mpereho nanjye nshamikireho ibitekerezo byanjye. Ariko twebwe kenshi icyacu dufata ijambo dusenya abatubanjirije, umuntu watubanjirije tukamufata nkaho nta nicyo yigeze akora, kandi hari fondasiyo yaduhaye gushyigikira umuntu watubanjirije. Ako kantu ni keza cyane muri iyi nama. Hari ibintu byinshi cyane byagiye bigaragara muri iyi nama, ariko reka dusoreze ku mwanzuro bafashe. Bigaragara ko bari mu bwisanzure, bari kuganira, kudahutaza umuryango w'Imana, bityo bakabahumuriza. Uyu mwanzuro uvuye mu ruvugiro, mu kiganiro, mu nama, naniho koko bagiye gutangariza imbaga yose, uzabahumuriza, uzabashimisha. Tubandikire ngo birinde guhumanywa n'ibigirwamana n'ubukozi bw'ibibi, birinde kurya inyama zanizwe n'amaraso. Amen. Uwo mwanzuro uzashimisha ikoraniro, uzashimisha abanyamahanga, kuko icyo Imana ishaka
ntabwo ikeneye cyane cyane uturingushyo two ku mubiri, ahubwo ikeneye ukwemera kwacu ko gukomera, ko twava mu kibi, ko twareka ikibi, ko twava mu cyaha, ubundi tukagenda mu murongo mwiza unogeye abana b'Imana. Ngiki gishimisha Imana. Ngiki kizava mu nama nuko abo mu bana iyo mumaze gukora inama burumvikana. Wa mutwe 18 umurongo wa 20 w'ivanjiri ya Matayo, aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ry'Imana bavuga Imana, Imana iberaho hagati yabo. Iyi myanzuro ishyigikiwe n'Imana koko, na niyo mpamvu izatera ibyishimo. Ngiye na zaburi y'umunsi wo gusingiza Imana, nimwamaze mu mahanga yose ibitangaza by'Imana. Amen. Iyo abantu bateranye bakaganira bakungurana ibitekerezo barakira. Kuko buri uzasanga ubukene bwinshi dufite nuko abantu baticara hamwe. Nyamara muramutse mwicaye hamwe, umugore akicana n'umugabo we n'abana mu rugo rumwe, bagera ku bisubizo byinshi, bakarwanya ubukene, bakarwanya inzara, bakarwanya ikitwa kibi cyose mu rugo rwabo, ubundi bakagororokera Imana. Ngiye ibyishimo bya Yezu nukuguma muri we. Abantu bose bunze ubumwe bakaguma muri we, bagira ibyishimo bisendereye. Ngiye ibyishimo twumvise bya Yezu mu ivanjiri, kuruhura abandi, korohereza abandi, icyo gihe uzaba uri kumwe na Nyagasani, bizatera abandi ibyishimo. Ngurwo urukundo Yezu adusaba uyu munsi, nimugume mu rukundo rwanjye. Ibyo bizadutera ibyishimo kandi bitera n'abandi ibyishimo. Ngiza nshinge 3 Yohani akunda gukoresha, voir, croire et demeurer. Ngo wamara kubona hanyuma ukemera. Wamara kwemera ukaguma muri Kristo. Nguru ruvugiro, igihe cyose uzaba ufite ijambo wahawe na Kristo, uzavuga ubundi byumvikane. Nawe igihe cyose uzavuga nk'umunyagitugu wese, bizarangira Yezu avuze ijambo, nawe umuvandimwe avuze ijambo, kuko Yezu akunda kuza mu banyantege nke. Ese mubyeyi, droit d'expression iwawe iri kuri kangahe kwijana? Umugore afite kangahe? Umwana afite kangahe? Umugabo afite kangahe? Ubuntu mukorana afite kangahe kwijana? Uwaguha ka interview n'iryo janisha wabasha kuritangaza. Twongere turebe inama tujya dukoresha, twongere turebe ibiganiro byacu. Aho ngaho hazamo ubwisanzure. Buri wese ashobora kuvuga ikibazo afite, cyangwa turapfukirana bagenzi bacu kubera ari bene ngofero abuzukuru ba rushati, ntibagira igitekerezo bazamura. Uzi ko mu nama hari umuntu akureba akavuga turiya nta gitekerezo cye, bityo gapfukirana abandi kubera kubapinga no gushaka kugira igitugu, gushaka kwigarurira abandi, bikaza kurangira imyanzuro ari wowe yifashe n'ubundi kwa kundi wazanye mu mufuka, ariko ujye uzirikana ngo n'ubundi uzayisubizayo. Bayoboke b'Imana, muri aka kanya ngiye kubarangira indwara abenshi turwaye hano ku isi yo kwima abandi ijambo, nuko bikaza kurangira dushobora kubaha ibintu tukabaha ibintu, ariko tukabima ubuntu bw'Imana. Ngo umunsi umwe kure cyane muri Afurika, ngo abakarismatike ngo bari bafite iteraniro rishyushye rimeze neza, nuko bagakora n'ibikorwa by'urukundo. Ngo umunsi umwe baza guhura n'umwana wibanaga, bishoboke ko yabaga muri ghetto wenyine, nuko baza kumufata nk'imfubyi kugira ngo bamwiteho bamurere nk'igikorwa cy'urukundo. Nuko umwe muri iyo groupe amutwariwe kugira ngo akomeze kumwitaho, amurere, amufashe. Nuko wa mwana baramufasha, bamuhirira n'ishuri ariga. Nuko igihe kibazwa cyagera wa mwana akarwara, bikaza kurangira nyine atsinzwe, kandi atabuze amafaranga bamutangiye, atabuze icyo kurya, atabuze icyo kwambara, mbese amafaranga yose bayamutangiye ntacyo abuze, ariko bajya kubona bakabona yatsinzwe. Nuko umwe mu bayoboraga karismatike aza gufata wa mwana umunsi umwe, baririranwa bari kuganira hagati yabo kugira ngo amenye ikibazo uwo mwana afite, kuko ntibyumvikana uburyo bamukuye aha wenyine bakamuzana kubana n'abandi, bakamwitaho, bakamufata neza, ibintu byose akeneye bakabiba, ariko umwana akabatsindwa mu ishuri. Nuko baraganira, uzi ko umwana igihe cyaje kugera aramwifungurira wese. Nuko aramubwira ati, erega mubyeyi wanjye, ikibazo mfite ntabwo ari uko mbuze ibintu, ntabwo ari uko mutamba ibintu, ntabwo ari uko n'imfubyi, ahubwo njye mfite ababyeyi, narabuze uburyo mbibabwira ko mfite ababyeyi ndetse bakize kubarusha, mfite ababyeyi bakize bafite ibintu byinshi bya mirenge, ariko ababyeyi banjye ntibumvikana. Mama na papa barabatongana, mama na papa bararwana. Nuko rero nashatse kubakiza ariko biranga, ndetse najya n'icyo mbasaba sinkibone kubera ko batumvikana. Ubwo rero mpitamo kwigira mu muhanda, kuko rero nabonaga byibuze nahengekera, ubundi nkabayo
aho kuba mu nduru, aho kuba mu mwiryane, aho kuba mu ntambara nk'izo. naho ubundi ababyeyi ndabafite, ariko nicyo gikomere mfite cy'uko ababyeyi banjye batumvikana, babanye nabi, babanye ku muguruko. Mbese ukundeba ukunguku nahunze induru z'iwacu, ni uko wa muyobozi wa charismatique neza agira emotion zikomeye cyane, aratangira ararira, yibaza impamvu yose bamaranye n'uwo mwana igihe kirekire, imyaka irenze 5, batari baramenye ikibazo uwo mwana yahuye nacyo, bagahora bamurenganya ko ari gutsindwa mu ishuri. Igihe cyaje kugera wa mwana bamaze kumuganiriza neza, aratangira atsinda neza mu ishuri, ndetse baje no kujya gusura iwabo, naho bahosha za mpaka baganira n'iwabo. Nuko wa mwana asubira mu rugo iwabo, uwo babanye neza mu mahoro. Nyuma y'uko ababyeyi bumviye inama zaba baje kubasura bakabaganiriza, nyuma y'igihe kirekire byaje kugera bisubiraho, uwo babanye neza, urugo rumeze neza, abana basubiye mu rugo rwabo, n'ababyeyi barishimye kubera Imana. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Na bya bindi bavuze ngo aho kwisha gitera wakwisha ikibimutera. Nk'uko abantu benshi tujya turira tutazi n'uwapfuye, nuko ushaka kuba ufite umwana utazi ikibazo afite kiwabo, ushaka kuba waratoye umwana mu muhanda utazi ikibazo iwabo bafite. Ese wigeze ugera iwabo? Wigeze wicana n'uwo mwana ngo umubaze, muganire, akubwire imvo n'imvano yibaza afite? Ni kangahe tujya twicarana n'abakozi bacu, abana bacu, abo dushinzwe, abo turera, kugira ngo tuganire nabo. Isomo rya pediatri, abapediatre ngabo abapedagoge, babandi bashinzwe kuvura abana, babandi bashinzwe kurera abana, ukamenya ikibazo umwana afite kugira ngo urebe uburyo wamurera, umuhe igisubizo, umuhe uburere bwiza. Ni kangahe wicarana n'abana bawe umubyeyi kugira ngo mukemure ikibazo, urebe niba koko nawe utari umunyamahane, urebe koko nawe utari umunyagitugu ku bana bawe, ku bakoresha bawe, ku bakozi bawe, ku bushinzwe. Abanyagitugu mu babyeyi mwe, nguko twagiye tubuza abacu uburenganzira, abo tubana, abana bacu, abakozi bacu. Kubera iki? Simbakanya ngo bavuge, simbakanya ngo bavuge ikibazo cyabo. Uzasanga ibyo bakeneye nimumara kuganira atari ibintu, atari imyambaro, atari amafaranga, ahubwo akeneye affection, akeneye ko hagira umwumva, akeneye ko baganira, akabona uwo baganira. Muvyeyi, uzasanga abantu benshi bakundana kubera ko yamuboneye umwanya. Tu es disponible à moi, wamboneye akanya, mfite nanjye wo nabwira ikibazo cyanjye, mfite nanjye wo naganiriza, mfite nanjye wo twaganira ngatambutsa ubutumwa bwanjye. Aho ngaho rero c'est le droit d'expression. Icyo rero nicyo kiranga abantu, kuko kubaho no kubana, droit d'expression. Nk'uko abantu benshi tujya kwivuza kwa b'amagendo. Mwari mwabona amagendo uburyo avura, apfa kuvura agapfa gutera urushinge atanazi ikibazo aho giherereye. Ashaka kurugutera mu mutwe kandi uburwayi buri mu mutima, cyangwa akagukubita urushinge mu mutima ngo kubera ko ariho ari kumva hari kubabara. Ngaba amagendo bataza ahantu inkomoko y'ikibazo iherereye. Nguko ko natwe uyu munsi wongere rero utari magendo mu rugo rwawe, igihe udahakanya bo mubana ngo muganire, musabane, buri wese avuge ikibazo cye ndetse abonereho no gutanga igisubizo cye, kuko tutaberaho gusa guteza ibibazo ahubwo n'ibisubizo. Hari igihe nshobora kwanga gukumva kandi ari ufite igisubizo kiza kunkiza, ari ufite umuti uza kuvura uburwayi bwanjye, none bikaza kurangira nta kanyu mpaye. Nashyira agatoki hejuru ati manura, nuko inama ikaza kurangira wasubiranye ya myanzuro yawe mu mufuka wazanye. Bayobozi, bategetsi, twebwe tuzana imyanzuro mu mufuka. Uyu munsi dukurikije ikoraniro rya Petero inama nkuru ya Yerusalemu, inama ya mbere, nawe ufata intego yo kuzana ikiganiro mu rugo rwawe, kuzana ikiganiro aho mubana, kuganiriza abandi, le partage, le dialogue, inama. Ibyo ngibyo bizakemura impaka, amatiku, tubane neza mu mahoro, kuko nicyo Nyagasani yadutoreye, kubana neza nk'abana b'Imana. Mwese mbifurije amahoro y'Imana. Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.